Reka dukomeze n'igice cya 10 cy'inkuru yacu. Duherukana Derek arimo yibaza ukuntu agiye kujya ajyana mu murima na papa, kuko papa yarambwiye ati mbere yuko ujya mu mujyi ugomba kubanza ukamfasha gusiga uhingiye umugore wawe bizamutunga, kuko ngiye uriya mugore ntago namutunga, nta mafaranga mfite, ikindi sinakubonera transport yo kuzagutwara aho mu mujyi, urabanza rero umfashe guhinga. Derek nawe avuga ati papa urumva ibintu bishoboka? Yaravuze ati papa mbore rwose nizere ko utari kumbwira rwose ngo njye mu murima ko ntago byashoboka. Papa aramoje ati hanyuma se none ufite amafaranga yo kuzajya wishyura abantu bazajya baduhingira, cyangwa ufite amafaranga y'ibi byose ukeneye gukora? Derek ati papa mbara rwose nyubaha. Ati nkubaha se nijya ahubwiye ngo wifate wivane mu ahantu heza wari uri, niko buzima wahisemo, of course ugomba kubamo, ugomba kumfasha tukajya guhinga ugashakira umwana wawe n'umugore wawe bibatunga. Niba Imana yaraguhaye umugisha warangiza ukawirengagiza, ntabwo icyo ngicyo ari ikibazo cyanjye Derek, ugomba gufata inzira tukajya guhinga. Ahubwo wowe nyibwiriye ko hari ikintu cyiza cyane kikurimo gituma utabasha gusora kuko utari kumwe n'uriya mugore wawe. Aka kanya rero umugore wawe ntago mukiri kumwe, icyo kintu cyiza rero gisohore tukibone, n'ibyo kuza wiri kuvuga ngo ntago uzakora se ntuzanarya. Hanyuma se mu bo wifuzaga uriya muntu wazanye singira ngo ni umwe mu bo wifuzaga kuba wagaragariza ibyiza bikurimo utari kumwe n'umugore wawe? Bigaragaze. Ariko papa ntabwo ushobora kuba watinyuka kumbwira ngo ninjye mu murima. Ubu se ushobora kumbwira ngo kuko njye mu murima umwana wawe yarambwiye ati mbabara ntongere kumpapaza. None se papa hari namwe yigeze umbona njye mu murima njyewe? None niba utaragiye ubu ugiye kujyayo? Bidatize sekretari araje aza kubicira ikiganiro, araza arabwira ati papa Derek ndashonje pe, ndashonje inzara igiye kunyica. Ese arahindukira amubaza ati harya uyu mugore harya wazanye ubundi yitwa nde Derek? Uyu ni uwahiye? Sekretari aramusubiza ati ndi umugore utwita umwuzukuru wawe papa, babarira rwose mucakira ibyo kurya inzara iranyishe ndashonje. Uyu nawe yari ikigeragezo. Yaramaje ati se hanyuma uri kumbaza ibyo kurya wa mukobwa we, ni ngiye guteye inda? Singo biba guteye inda, mubwira guha ibiryo. Mubwire nyine ingaza bitaranigendera. N'isoni umusaza isaguruka arigendera arabasigana. Derek byaramurenze abuze icyo avuga, abwira umuntu arambwira ati muntu ati reka rero nkubwire umbabare rwose ko nagufasha ngushyira muri kondisiyo imeze gutya, ariko nanjye sinjye. Ugomba rero kubyakira kandi ukabyihanganira kuko niyo mahitamo yacu, niyo mahitamo twakoze. Derek arambwira ati ahubwo ikindi ugomba kumenya nuko ngiye kujya gusubira mu mujyi. Ndashaka gusubira mu mujyi nkajya guhasoringa kugira ngo turebe ko twabaho, areba uburyo nshobora kuba nakosora amakosa yanjye nakoze tukara ko ubuzima bwakwendereye. Nawe nyine uzagerageza kuguma ahangaha ugumane na papa aguma kwiteho, gusa nzangerageza mbohereza udufaranga two kurya. Navuganye na Roy arambwira ngo nse kuza amfashe. Sekretari aramubwiye ati ese niba numvise neza ugiye kumbwira yuko ngiye gusigarana na papa wawe mbana nawe muri kino cyaro waragiye mu mujyi? Ati yego nyine ugiye gusigarana na papa, niwe ugiye kuzajya kwitaho, azakwitaho neza ntuzagira ikibazo. Sekretari atariko none rwose yimbayeho ntagatangaza kuva nabaho rwose. Yego naciye mu bukene pe, ariko sinigeze ngera mu bihe nakwisanga muri kondisiyo imeze nk'ingi. Derek ugiye kumbwira yuko ngiye gusigarana na papa ya hano? Derek ati none se urajya ugende gute? Ubundi se ushatse kumvikanisha iki? Papa wanjye azakwitaho, afite imirimo ndetse afite imirimo minini, afite n'imirimo myinshi, afite n'ibishanga, azakwitaho. Hari imyumbati, hari ibijumba, hari ibiki byose uzajya gukurira urya. Ntabwo inzara ishobora kukwicira mu cyaro, ntabwo wabura icyo urya. None se Derek ushaka kumbwira yuko ngiye kuhinduka umuhinzi? Ariko se koko Derek birarangiye neza ugiye kumpindura umuhinzi pe, wongeye kuba umuhinzi? Ariko se nigeze mvuga ko ugiye kuba umuhinzi? Nangwe ko papa wanjye afite imirima myinshi, nigeze mvuga ko ugiye kuba umuhinzi? Nabwiye ko hano hari ibyo kurya byinshi, hari imboga, hari imyumbati, hari ibijumba, hari ibintu byinshi ntabwo inzara izakwicira ahangaha. Reka mbwire rero Derek rwose mana yanjye ibintu ntabwo byari muri plan zanjye. Oya ntabwo ibintu byari muri plan zanjye, umutwe wanjye ntabwo nigeze ntekereza ishusho imeze gutya y'ukuntu uzanta mu cyaro bimeze gutya. Oya Derek ntabwo nshobora gusigara ahangaha, ntabwo nshobora guhinduka umuhinzi. Derek rwose mbabarira, nta hantu uzajya uzicara hano tugumane hano muri iki cyaro. Byose ni ibyo utangiye kuvuga. Derek atari ufite ikihe kibazo? Hari amaronji, hari imboga, hari ibiki, ubundi ufite ikihe kibazo? Hanyuma se dukomeze twicarana ahangaha urabona amaherezo azabaye nutareka ngo njye gushaka amafaranga. Yari araranga ariko ntacyo byari butange. Umunsi ucaho bukiye mu gitondo umuntu yararyamye ku kabaraza. Ubwo umusaza araje asanga aryamye, asanga ati niko se muko umunsi wose uri guryamye ahangaha urabona ubi bigende gute? Izi saha uraryamye nta soni? Enda fata aya mafaranga ugende ujye ku isoko, ugende ujye gushaka ibyo guteka. Hanyuma kandi mbere yuko ngaruka sanga warangije kubiteka warangije kubitunganya. Ati ngo fata akira amafaranga. Ndati none se papa aya mafaranga ni uri komereza ngo ntekemo?
undi ati none fata amafaranga ujye guhaha ujye guteka. Amafaranga 1000 papa niyo uri kumva ngo inteke musa mu mafaranga urona natekamo iki koko? Papa ubu kuko tuvigishije kuri aya mafaranga urona ndi buyakoresha iki? Amafaranga mbona yagura icyo kunywa cyanjye aya ndagura fanta. Gura fanta. Umva wibeshye ugerageze amafaranga ngo ugiye kuyaguramo amafanta. Nibeshye neza usanga ibyo ntago byahiye noneho. Aya mafaranga ugende uguremo umuceri uze ukaranga ibishyimbo birimo hariya aba ari byo muteka murye ugura iteka aho ngaho. Cyangwa se ugende ubwira uriya mugabo wawe, ugende ubwira iriya sake yawe iguha amafaranga uzuteke. Hanyuma se papa urabeba ko nta mafaranga afite none yaguhaha rero. Ese papa ko ufite amafaranga wampereje amafaranga nkajya ku isoko nkajya guhankaza nkateka koko? Waretse kuba nyirakiguno koko? Wampaye amafaranga ko yafite, nkajya ku isoko nkagenda ngahankaza tugateka. Uzi ko inzara igiye kuzanyishira aha ngaha n'ukuri wa musaza wagiye ugira n'impuhwe. Ubuse ngewe ndakora amaji ku buryo amafaranga 1000 ari buze kuvamo ibiryo biduhaza koko? Ubuse koko ndayaguramo iki? Ubundi we nta gushonje basi ngenda shonje kandi n'umwana wanjye mfite mu nda arashonje. Ariko nyene nagoreje amafaranga afite wa mukobwa we. Niba yo atari buguhaze gira ndi wongeraho hanyuma ujye guhahuza n'itudiki. Si ibintu byumvikana. Papa aya mafaranga ntago nahahishe cyo kuzendaguramo fanta nyingo noneho ubigerageze ndaza kureba uko biri buze kugende muri iyi nzu. Gerageze muko bigerageze yanywe amafanta ndaza kureba uko biri buze kugenda. Ingana igendera ubwo nzi nsaga utatetse noneho. Okay nta kibazo papa agenda rwose nta kibazo ngo ndaza kuza gukora amaji kiremo ibirenge byanyu kiremo n'amaboko yanyu kiremo n'amaso yanyu ubwo nibyo muri buze kurya. None ubwo ndaza gukora amaji yo kubona ibyo muri buze kurya. Musaza mu amafaranga 1000 ngo ninge guhanze nteko si 1000 cyateka iki koko? Cyagura iki kweri? Igisaza gikunda amafaranga. Yarijujutari ariko inzara burya nyine yakuri ugomba gukora iki biri kugutegeka byako kanya. Ntandi bahitamo yari afite ubwo yagiye ku isoko ajya gushaka ubwo bucogo muri iki gihumbi nyine ngo azateke. Derika we yicaye yatangiye kwitokagura. Ariko ubundi iki kigori cy'umukobwa kirihe kweri? Nk'ubu iki gicucu cyagiye he koko? Ndashonje inzara iranyishe nabuze umuntu m'ibyo kurya. Bana yanjye. Ariko se kugumana ibi nibiki nizanyemo. Ni gute ubone nisanze ahantu kweri? Ibi nibiki nikoze koko? Uziko niyishe neza byarangiye. Ngeze aho mbura n'ibyo kurya koko. Derek. Upfuye nabi. Uyu mwaka nizaniye ni gati ki koko? Uyu mwaka nizaniye mu buzima bwanjye ni bwoko ki? Kwera umunsi wose ndabwiriwe. Naburaye. Reka amavuruka njye kureba ko hari kirimo nkono. Ku kanya Derek agihaguruka agiye kureba mu gikoni ko hari ikintu gihari nyamukobwa yise yinjira bakutanira ku muryango. Niko se mada uvuye he? Uvuye he mabuja? Mvuye ku isoko. Bare hane naba mvuye. Iki cyaro gifite ubuhe butembera umuntu yatembereramo bundi. Mvuye ku isoko. Nyuma se uvuye ku isoko ariko umenye isoko ritari hafi aha. Ushobora kuba uvuye nko mu mujyi. Ubu kuva mu gitondo igihe wagendeye warukiri ku isoko. Ukiri ku isoko koko. Ariko isoko ryarimutse si gusa. Cyangwa isoko bararyimwe se nabimenye. Cyangwa bari bagukingiraniye mu isoko. Cyangwa wasanze rikinze. Ntago byumvikana. Aya masaha yose warukiri ku isoko. Ugura utuntu tw'utuntazi mbona ufite mu ishashi. Derek mbabarira ntunteshe umutwe. Ntuseterese. Ngenda guseteresa. Uranseteresa nyine. Ninjye uguseteresa. None okay uraje unsubize neza umbwira ahantu uvuye. Uraje umbwire neza ahantu uvuye. Fata inzira ugende cyo guteka ubanza ungaburira ibyo turabisubiramo nyuma. Uko nuri kumbwira ngo ninjye guteka wagira ngo bampa amafaranga yo guhaha. Ubufaranga yampaye se ubundi ubungu murabona nari kukuramo iki. Umva ntunteshe umutwe muntu. Fata inzira ugende cyo guteka. Tuvugana nzaniye ibiryo. Ndishonjeye. Uzi nibindi ntago ndi umukozi wawe ntaho ngiye. Gena nawe ujye kubiteka. Fata nawe ugende cyo kubiteka nafite amaboko. Moon, sun. Icyo wita icyo aricyo cyose. Ndavuze ngo ndashonje. Sha ugize amahirwe nuko nshonje ubundi nta n'iryo mba ntetse. Uri kugenda nawe ukabiteka. Tari Moni yagiye guteka maze imyotsi iramurya koko. Akajya ateka apfutse ku mazuru. Gutekera ko nkwe noneho cyari igitabo gikomeye cyane ariko nta ni mahitamo yari afite. Umugani wa sebukwe nako nibyo bahisemo nyine niyo mahitamo yabo. Ibyo byarabaye umuntu arateka arashyira aragabura ariko nyine ibiryo batekaga byagerwaga ku mashyi. Ntago bari bakirya ngo bahage mbese barasafarije bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Babonye ku bintu bikururiye atari ibintu by'u Rwanda. Bidatinze ibyo byarahiye maze so kurwanira isahani umwe agakurura undi akayigarura umwanda agakurura undi akayigarura ariko se muntu nk'ubu ngubu uri gukurura isahani ijyana undi n'abati wese urayikurura ijyana kongera ingi ukeneye kurya ko ari nanjye utwite timereza hano ibiryo nirire mu gihe bari muri ayo ngayo papa waba arinjira araza arabitegereza rero ukuntu bari kurwanira isahani tereka rero mbabwire
mbahaye ibi biryo, nabahaye amafaranga yo kujya guhaha kubera yuko nzi neza ko ejo mufite akazi kenshi cyane, muzamfasha mu murimo. Navuze nti inzara itazabatsinda mu murimo. Ngo iki papa, uravuze ngo ejo tuzajya kugira gute? Muzamfasha mu murima. Mubimenye, murye vuba vuba, muryame hakiri kare, muraza kuza kuzinduka mu gitondo muzindukira mu murima. Mugomba kujya gukora mwabana mwe, ntabwo ngiye nshobora kuba najya mbagaburira mwicaye. None se murumva bishoboka? Byongeye ari nanjye udafite intege, ari nanjye musaza? Reka reka, ibyo ntabwo bizashoboka kandi urabizi Derek. Nizinduye mu gitondo turajyana mu murima. Muna atari ko papa, nizere yuko ari umuhungu wawe uri kubwira. Ndati hoya, ni mwembi ndi kubwira. Wowe ni isake yawe kwicaye iruhande. Nise papa, urushaka ko nzajya mu murima kandi ntwite? Oh, ninde yakubwiye ko abatwite se batajya mu murima? Kuri kurya se. Itaca harigendera, basigara bumiwe. Sekretari yasigaye aserereza Derek ati none se umuhinzi turanze tubaye abahinzi neza birarangiye. Byanyibye se koko ubu tugiye kuba abahinzi? Derek byaramurenza buri cyavuga bura n'icyo arenzaho biramucanga. Bwarakeye Mona arakomeza ariryamira, abandi babyukana n'ibikoresho bagiye gukoresha mu murima. Ati se bite mada, ko Mona ukiryamye? Wibagiye ko uyu munsi turi bujyane mu murima? Ariko papa, ndatekereza gusa njye nari bujyane namwe mu murima. Ndatise kubera iki? Ndumva rwose ntameze neza, ndumva mu nda, umutwe, umugongo, ahantu hose ndi kuribwa rwose, ntago najyana namwe pe. Ntago wajyana natwe kubera kuri kuribwa. Tugende ndagufasha gushaka imiti. Ndagushakira imiti aho ngaho uri muribwa, biraza koroha, humura. Fata igikoresho tugende mu murima. Rwose humura, ntago ndi buze kugukoresha imirimo ivunanye, rega ndabizi ko utwite. Ndakwereka uturimo tworoheje uri gukora nk'umuntu twite kandi urwaye. Ntago ndi bugukoreshe cyane nanjye. Humura rwose. Oya, ntago nabikora, humura, ntago nabikora. Rwose wumva utuje, ndaza kuza no kukugurira imiti. Ariko ndabikora ari uko nyine twajyanye mu murima, none se urumva tutajyanye mu murima nkakuraho amafaranga. Ngwino tugende, ngwino humura, turaguha uturimo tworoheje. Uyu munsi twese turajya mu murima, nta muntu n'umwe turi busige mu rugo. Ntawe rwose, ngwino tugende. Ndihangane kuba urwaye, kuba utameze neza nyine ni ibisanzwe, abagore batwite bakunda kugira utubazo, ariko ndabizi, humura, ndagufasha. Tugende. Akira nawe akafuni kawe ngaka, dore ni kandi bikoresha. Ngakira, ngwino tugende. Gerageza ushyiremo akabaraga rwose, waguruke tugende. Gerageza, ngwino tugende. Gake rwose, gerageza uhaguruke. Ngaho haguruka. Yaramubwiye, amubwira utwo tuntu twose birangira nyine amujyanye ku murima nk'uko yari yabimubwiye. Bageze mu murima Muni yanga kubagara. Ambwira ati unamubagareye mukatireka reka ntago nshobora rwose papa, mumbabarire ntago ndi bubagare kubera yuko ngiye ndatwite, ntago meze neza, ntago byashoboka. Derek ati papa, mureke n'ukuri, mureke dura ndatwite, reka mbikore basi. Derek maze so guhahanyanyaza. Ajya harabagara. Mu cyaro ubuzima ntago bwari bumeze neza habe na gato pe. Hagati ya sekretari na Derek ubuzima bwari bwarabacanze, bisanze ahantu nabo batatekerezaga ubwabo ko bashobora kuba bahagera. Reka tugere ko mu mujyi uko byari byifashe ku ruhande rwa madamu. Nyuma y'uko ibi byose bibaye, ngiye nari maze kuva ku bintu. Nari maze gufata umwanzuro wo kubaho mu buzima bwanjye. Ubwo icyo gihe nicaranye n'inshuti yanjye Roy, dutangira kuganira. Roy yarambwiye ati ndishimye pe, ntabwo ushobora kubyumva Anne. Nishimiye uburyo mbona umeze neza nyuma y'uko ibintu byose bikubayeho. Kuba warafashe umwanzuro muzima ukava mu buzima bwa Derek, ukaba ubu ngubu warabashije kuba wabasha kongera kwiyubaka bundi bushyashya. Urasa neza, umeze neza, mbese ni byiza. Sharoy, ni ukuri nanjye ndishimye. Rwari urugendo rutoroshye pe, buri rukundo si ikintu. Naricaye numva kuko byaba bikomeye kose, ngomba gukora uko nshoboye kose nkikuramo Derek, ngatangira ubuzima bwanjye bushyashya. Byarangoye ariko byarashobotse. Nashimiye Roy, ndamubwira ntiyo nza kuba ntagufite rwose, sinzi ko ibintu nari kubasha kubyinyuranamo. Kuba rwose mfite inshuti nkawe ishobora kunyumva ikabasha kubana nanjye mu bihe nk'ibi ngibi byose nagiye nyuramo byose, ukanyumva kandi ukangira inama nzima. Sinzi niba hari indi nshuti nshobora kuba nagira nkawe. Roy, warakoze pe. Ariko nawe Anne, ntukajye rwose umbabarira rwose, ujye umbabara, ntukajye uhora unshimira cyane. Ubu nshimira si n'iki kidasanzwe nakoze we ubu ngubu. Shabyihorere. Ariko uzi kugira umuntu mu buzima ugukomeza, ukubwira wirira Anne, bizagenda neza, ndagufasha, ndaza kumuvugisha, ndaza kubikora gutya. Sinzi niba iyo utamba hafi mba naranasaze. Reka buriya hari igihe wazaga nkumva ko byibuze hari icyo ugiye gukora, nkumva ari ukuntu nkomeje muri njyewe. Sharoy, warakoze pe. Nzahora mpari ku bwawe Anne, nzahora mpari ku bwawe rwose, kandi urakoze kuba unshimiye ukaba unantekereza gutya.
nk'ibisanzwe inshuti zanjye zari proud cyane z'uburyo nsigaye rwose meze. Bari bishimiye ko nashoboye kuba nava kuri Derek, ubuzima bwe nkabuvamo, ubu noneho nkaba nsigaye ntuje. Fina yarambaje ati se witeguye gusubira mu kazi? Urumva witeguye? Of course ntabwo nagomba kwicara mu rugo. Ko nagombaga nicara mu rugo se kugira ngo umugabo wanjye atazavumbura yuko ari njye CEO w'iriya company. None bikaba byaragiye ku mugaragaro, ngomba kugenda nkajya kuri company ubu ngo barankeneye, ni byinshi cyane ngomba kujya gushyira ku murongo. Ko byagenda kose harimo n'ibyagiye byangirika ngomba kujya gusana. Ubuzima bwanjye ngomba kongera nkabusubiza ku murongo nkongera nkiyubaka. Ngomba kugenda ngakora icyo ngomba gukora kugira ngo company yanjye yongere isubire ku murongo. Kandi bako mwarakoze kumba hafi pe. Nubwo Fina yendaga kuzampitana ariko rwose mwarakoze kumba hafi mana yanjye. Kari we rwose kari shake koze warunyishe. Twarishingiye n'inshuti zanjye ko twari kutigiye kongera gusubira mu buzima busanzwe, nta bibazo, nta bintu by'amarira, nta kibyo kwirirwa nganya. Inshuti zanjye zanyifurizaga ibyiza pe, nuko nyene nari impumyi y'urukundo. Kuri ubu noneho twari tugiye gutangira ubuzima bwacu neza mu mahoro. Derek nawe byari byaramucangiye mu cyaro, asigaye azindukira mu murima, asigaye yirirwa arwanira isahane na sekreteri. Mbese byari ibibazo kuri Derek umugabo wanjye. Fina yarambaje ati se mana yanjye ko ufite memory hariya, ko ufite inzibutso nyinshi cyane muri iri ofisi yawe, ibyo umugabo wawe yayikoreragamo, buriya uzagenda wicare neza utuze ukora akazi neza? Kari arambwira ati hoya agomba kugenda kugira ngo amenye neza ko yanakomeye neza ko ibintu byamuvuyemo. Hanya nababwiye rwose muhumure, nzagenda nkora akazi neza, nta nubwo nzibuka ko iyo ofisi yari ibintu byakorewemo, ntibuka, ntashaka no kongera kwibuka. Mbama n'impungenge rwose ngiye kugenda nkora akazi kanjye neza, company yanjye yongera imbone, umva ibintu byose bigiye kugenda neza muhumure. Bidatinze nageze mu kazi. Nk'ibisanzwe Mike yampereje details zose z'uburyo akazi kari kugenda. Rwose Mike yari umuntu witanga cyane, akazi yaragakoraga neza cyane ku buryo aho ntabaga ndi yarahabaga ku buryo nta n'ikibazo gishobora kuba cyavuka ntahari. Narabuje ni secretary ko ntamaze iminsi ntamubona ari hehe, ko naruka kumubona. Ngomba kumubona akaza akagira ibyo nsobanura kuko hari byinshi cyane agomba kunyereka. Mike yarishishekeye ntiyamubwiye ibyo secretary yahuye nabyo. Gusa Mike yanyijije yuko ibyo byose izo details zose nari nkeneye zo kugira ngo nongere nsubire mu kazi, maze kumenya amakuru yose ya buri kantu. Yanyijije ko agiye kubimfashamo. Ntabwo yampingukije ko secretary asigaye ari mu cyaro ari kumwe n'umugabo wanjye, ndetse ko kandi atwite byamuyobereyeyo. Ayo makuru yarayampishe. Kimwe nuko ushobora gusanga na Mike ntayo yarazi. Mike yarishimiye ko ngarutse mu kazi, yarambwiye turakaza neza rwose. Ndishimiye cyane ko wafashe umwanzuro mwiza wo kugaruka mu kazi. Intebe yawe muri office yari gukumbuye. Mike yaransezeye. Sigara ndaho ngaho ndi kwitekerezaho. Naricaye nitegereza office yanjye ariko nirinda kugira byinshi nyitekerezaho kuko iyo office nyifiteho amateka. Iyo office ni umugabo wanjye yicaragamo, ni yakoreragamo. Ikindi, iyo office niyo yancagamo inyuma ndetse na secretary wanjye. Nari mafite inzibutso zitari nziza, ariko nagerageje kubyirengagiza njya mu kazi kanjye. Mvuye ku kazi twaricaye na Roy yarambaza ati akazi kagenze gute uyu munsi? Byakunze wakoze birakunda. Nabugane rwose nahageze rwose, mva byose nanabyikuyemo, nicara mu kazi ndakora. Kandi rwose nasanze ibintu byose biri mu murongo. Mike iyo ntamugira sinzi ko ibi bintu nari kuzabikika. Company yanjye yari kuzarangira neza burundu. Byose niwe mbikesha. Uriya mwana w'umuhungu Imana izamumpera umugisha. Yakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo company yanjye yongere ijye ku murongo pe. Turimo tuganira nabwiye Mike ko nongera gusubira mu gikoni nkabasha kongera kwitekera. Namubwiye ko natetse ibiryo biryoshye cyane, natetse umuceri ukaranze ndetse nkora nk'inkoko, agantereka nzu uryeho wumve. Ntaho ubumenyi bwanjye bwagirega, ibintu byose biri muri control ubu ngubu. Roy byaramwishimishije cyane kubona ukuntu meze, nishimye, mfite vibe umeze neza. Ubwo byagenze neza nyine ndanazana ibyo kurya natetse turicara turasangira. Numvaga nishimye. Ijoro ryari rikonje cyane. Nari mfite irungu, ariko biraruta kuba waba wenyine wishimye. Bikaba birushaho kuba byiza kuruta kuba uri kumwe n'umuntu utanakwitayeho, utanagukunze habe na gato. Taza agaciro kawe. Nahisemo kwikunda, kandi niyemeza ko ngiye gukomeza kwikunda pe. Nk'urugendo nari maze gutangira. Mu cyaro ntago byari byoroshye nabwo. Data buko yajyaga gusinzira kumva umuntu arimo arasakuriza Derek ati Derek rwose mbabarira ubyuka umasiriza ibirenge meze nabi. Data buko maze akabazibisha akavuga ati muraramuka mukomeje kunsakuriza ndaza mbasore hanze mugende mujye kuryama hanze. Iyo yakangataga gutyo nibwo Muni yacecekaga, ariko ubu ntago byabaga byoroheye Derek habe na gato. Derek igitabo cyari cyaramurenze, byaramuyobeye, byaramucanze koko.
isi yari yaramubihiye kweri. Bidatinze Derek yaje kwemererwa gusubira mu mujyi. Umugabo wanjye papa yaramwicaje mu impanuro amubwira ati kangwira wa mwana we, aya ni amahirwe ya kabiri ubonye, mumbabarire ntuzongere kuntenguha, witondera abagore wa muhungu, witondera abagore ndakubwiye. Derek nawe rwose yaramaze kubona isomo rihagije. Igihe cyari kigeze kugira ngo aze guhasoringa mu mujyi nawe nk'abandi bose. Yasize abwiye papa aramubwira ati noneho kuri iyi nshuro papa ntabwo rwose nzigera ngo utenguhe, ngiye kuba umwana mwiza, nuramuka wongeye kubikora sha amaraso yawe azakubazwe ntazambazwe. Ngiye nkoze ibishoboka nk'umubyeyi, ntacyo ntakoze wa muhungu we, ariko rwose umbabarire aho ugiye. Reka uko byamugendekeye nuko yakiriwe agarutse mu mujyi wa Kigali. Agarutse mu mujyi uko yakiriwe reka tuzabikurikire mu gice cya nyuma gisoza iyi nkuru. Ntuzacikwe ukore subscribe umpereke kandi iyi nkuru nuyikunda ndetse ukoze na comment ni Katness nk'ibisanzwe. Ndabashimiye.